kirahanutse nyine abatipe b'Ikigali mwebwe mwanze kwemera urumva ko mukennye mwemera ko mukennye nose gutereta nose ni business tugiyemo shereka nkubwire bre barakennye pe majorité barakennye abatipe bafite amafaranga shaba hari n'abakennye cyane je none niba ari ibintu bandoze sinzi ngira ngo ibintu bandoze nihura n'inyatsi gusa ubwo rero nyine ureba nabi ugomba guhindura niba ushatse kuvuga ko tonalite mwe wajyaga iburyo zahani ibumoso wasanga umusore w'igikundiro twiteranya turi nka batanu kugira ngo duterete naga koperative ngo ni kimwe nawe urahenze kandi nabwo Jesse impenze ntabwo atubwiye umusore ese ni menda ikiburi nibi ese ukumwiye kunywa fanta wagize ngo ni wine ushaka kuyingwe se ko ntayigura avuze ukuri nkigurira gikambwira umusore ushaka ameze ati nta tonalite ntiwamukunda Jesse atankunze yakunda oya uva mubwire njye manishakira umuntu amafaranga nabindi amafaranga se narayabuze murakoze urafite se kuyaguka yansubiza yagura wese urambitsa uvuze muryango mugari meta nibuka nyine we wacu mu bakonyine ngo wakana mugire Enoki no nyakirira abantu tonali yemwe mwuka bujyaramwe rero tubashimiye uko mwaje biragaragara ko mwaje erega simwe mwenye mwaje kuko natwe muhasanze siho tuba ubwo birumvikana natwe twaje bivuze ko twese ko turaha twaje erega naburi kutureba nabo baje naho ngo murabikora oya twebwe ntabwo tujya dugureka mu bwizo kuri ko kintu kitwa abahungu ariko nyine kamagira inama ubundi mwabaye mwifashe ese uretse ngura karuga tukubahungu buriya mu bintu bitaba mu gufekinga nta musore wagufekinga nta musore wagufekinga umwaka ntabwo iyo gukunda bagukunda ariko ikibazo cy'abakobwa arakureka njye abahungu ni nanjye wabona n'imyaka 20 irashira ntabwo babeshya njye nagize na chance buriya ndakunda none se ubu ntabwo ujya ugira ikibazo cyo kugumirwa cyo kuzagumirwa njye ndakundwa ahubwo n'ijye bivamo gutyo nimba mparara nimba naraseja dono ariko yeyo imyaka imaze kuba nk'iy'amavuta ya vaseline nzi business niba ushaka ikintu cyitwa amafaranga none se nyine nta umuntu wanga amafaranga nose n'umusore ushaka kumugira business man ibyo bintu byihorera wowe ushaka se vuga ngo nyenye ni umutipe w'umukene njye ntaho twahurira reka wowe wakize ese ko hajye kandi deja ndi boss ni ese ni buri boss ushaka kumugira gikazi hagezweho ko mbere umusore yabaga ari provider ari we ufite cash aho umukobwa yabiba amasalo y'ibiki ubu hagezweho ko abatipe ari bo bari gushaka abakobwa bakiza uzemera kubashuga mami no yesi nabyemera ku myaka yanjye kakiba gikomeye yesa ejo bundi ari gusonga ubugari yesa yemereka mifu none murahera ku maguru biragenda bite twe twatangiye ahubwo turi no kuri coding reka twatangiye oya wowe nimutagira kuri coding ushaka buryo nyine uyu mukobwa nza mu mfite agasura karuta kiwe keza ukuntu keza umukono buryo nyine bigaragara ko reka ngusuhuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza gukunda Iris TV ndetse ubwo ngusuhuze nyuma y'igihe kinini twari tubakumbuye muryango mugari dukorana nawo ubwo ni umuryango wa Iris TV twari tubakumbuye cyane twari tumaze icyumweru tutabaha ibiganiro nk'uko twabyiyemeje uvuze muryango mugari meta nibuka nyine we wacu mu bakonyine ngo wakana mugire Enoki no nyakirira abantu tonali yemwe mwuka bujyaramwe rero tubashimiye uko mwaje biragaragara ko mwaje erega simwe mwenye mwaje kuko natwe muhasanze siho tuba ubwo birumvikana natwe twaje bivuze ko twese ko turaha twaje erega naburi kutureba nabo baje mbese rero twaje n'ibindi bombe alright ni tonalite muramumenyere kuri Iris TV nubundi ari mu muryango mugari wacu ariko bwo nisegure ku bantu bari bakumbuye n'ibiganiro byacu byari bimaze igihe bitaba ariko birongeye ubwo twisegura ku by'ibiganiro ari ibiganiro twakoze bitari byiza byatumye bitwikira isura tubisabiye imbabazi rero tonali nyakirira gikazi ngo gikazi TV show gikazi ndakwakiriye cyane ariko ako kantu wishyizeho ngo nikaza ko gupfumura ntugire ikibazo nakuvura oya ntacyo karapfumura Yesu ubundi oya nose ubundi havunika ikintu gifite igufa kitafite igufa kirapfumuka gikazi turakwakiriye kuri Iris TV murakoze meze sawa yego meze neza cyane nawe nako shaka ko akantu kameze nk'akanyobwa mu ryinyo nka hari nk'akanyobwa shaka uri kwisetsa arimo koka nta kanyobwa kare
komeza ikiganiro okay gikazi se style wayihisemo gute uyu munsi kujya uze wambaye gutyo nta kintu gendeho nuko nari buze gusa gukora nawe ikiganiro ari ibintu byatarise ndabona bijyanye sanzwe pe birajyanye ukuntu oya ni bisanzwe tonari kubona ari birenze bimeze ukuntu mu by'ukuri ntabwo tonari turi kumubona ko ari kwikora ku moko ni gahunda ubundi ni sinye ntabwo ukiri kubwira umuntu ngo wagize ngo ibiki n'iki oya ntugane nawe gikazi makuru iki ni meza ayawe ngo niba itazaye tonari wasetsa n'uvuye guhambanya mama we ngo ni style umujene nzi wasikiye ku kiriyo n'umwe ngo bavuye ngo gushyingura zari inshuti ebyiri umwe yari yapfushije nkuko we waba wapfushije apana iki wa nawe gapfusha oya we wapfushije urumva nawe pfusha sha nawe pfusha tugutabare rero nagutabara bro wapfushije kuburetse shaje urubwa n'abantu bari seriye sho uri seriye katuma dutanga inama ngo bavuye gushyingura none ngo mushiti wo mujene namubwira ati papa wagiye akiri muto ariko nanjye mama yagiye akiri muto ya ntago bazabura uko babigenza ngo mujama yarasetse kandi bari bakiva gushyingura akoshaka kuma kumbira inkuru yanjye kugira ngo ntago yumvishe nazo umuntu arapfa mu gaseka umva atari gushinga inkuru bari bamuhaye inkuru yatumye aseka ngo bureze ntago subiramo ngo senga agiye ngo akagenda nagusubiramo ndaguha inkuru yanjye sho wayumvishe none se nyine umujama yapfushije papa we ngaramubwira ngo ariko bureze ndamurenganya bureze yayumva ati rata wowe ni wayumvishe yagezemo mu matwi gika bimeze biteze neza bro so ubwo turakwakiriye kuri Iris nyirango n'ubwa mbere ariko ni byinshi turi bugende tuganiraho biri kugenda biba nko kugumirwa kwanyu ubwo nimvuga kwanyu nibijyanye n'abakobwa muri rusange ejo bundi naho ndeba ubushakashatsi nsanga ngo muri za Singapore Japan South Korea niwe wabyikoreye cyangwa oya buranditse za Daily Mail hose biriho ngo abakobwa n'abahungu ntibakifuza kubyara kandi gika nawe igihe nkuzi baza bibiri biganiro babikora bibiri tonari urebye urabona gikazi yarabyaye 2020 muri 2021 y'ibwene nakurabona ndi kureba nese brena ubwo ari kubyara ntago ndi kuvuga ariko n'ubundi mu Rwanda buri inka ni ikindi buri imbyaro z'inka bazirebera ku mahembe guteze iyo ubundi kura kuntu hagenda hicaho utuntu tumeze nk'imanzi burya ku mahembe no bagenda imbyaro ya mbere ya kabiri ya gatatu buryo neso kumukobwa wabirebera undi se tonara umukobwa byaye umumenye ikibazo basigaye baducanga ni wabamenya ari bamanya kwigendera benshi bafite ibipeti byagiye bivuka bitari byashikamo akaba amudabona rodi kandi wambwiye ngo nyine niyo shwadira amushyize ku ruhande nyine mu buryo bwo kwivura ikibada urukumva ngo guki iyo tekinike ibaho mu buryo bwo kwivura ikibada kuko abakobwa hari ukuntu bareba akabona ntoze amakotegisi yazakoresha amaze amapampegisi kubera ibintu nyine tuba turimo byacu twambara pampegisi twebwe twambara padi nyine ngira navuga ibyacu nari imbyitangije ibyacu murakoze yego next areba ngo ntoze asaba mikoro nkafata umwana vuga nta mikoro mfite twishyira hanga we yishyira aho mwese murahavugira yego turahavugira hano kubera ko twavugaga ibiki ngo nawe ngo ujya mu mihango njyewe oya twavuga ukuntu abakobwa nagiye mu nama gushaka kujya mu mihango ngo bagira nyine nabivuze nshaka yego areba bakabona amafaranga ya ntoze ya kotegisi ya padi ni menshi ariko arabihenda ubundi every time na ntuze bitandukanira he every time na zose ni zimwe nta birenze zitandukanira ku mazina kombona every time ariyo bakunda cyangwa hari inyunya cyane ku buryo icakira ntugaseke turi kuvuga ibintu bikomeye ngo hari inyunya cyane kuvuga ibintu birimo amaraso uko nagize brain ngo hari inyunya turi kuvuga ibintu birimo amaraso bro mwisekura ibintu birimo amaraso nta muntu wisekamo nuzi kuvuze ngo inyunya cyane sesho ufite imihango cyangwa uratwika jewe mwana kimwe muri ibi ntago nabarangirije rero no kubanga wari ikibazo cyuko ngo abasore n'inkumi bihugiyeho
iyi minsi ibyo nukuri ku buryo tonalite wowe ushobora kubwira Gikazi urabona ni single nta n'umukope afite ko yambwiye yego ariko ngo muri ibyo bihugu hari ikibazo cy'uko ngo nta muntu ukibyara ni ukuvuga ngo Japan ngira ngo ni Japan ni Singapore na za Indonesia hari ahantu baguha amafaranga baguhemba buri kwezi iyo wemeye kubyara ubundi ni ibihugu byose urabona ikiri kubwira igihugu kiri gutera imbere ibihugu byo gutera imbere nama ikintu cya mbere kubera ko iterambere riba ryirukanga nama depression yagize ko igihugu kiri gutera imbere ama depression especially mu bantu batoya kubera iki bahita ko bona access kuri internet bakabona abandi bana bahandi uko babayeho none undi wese nabashaka no gutwika ngo abe nk'abandi birangira rero kubisukura depression kubera ko niba ukurikira rihana ukabona ura musore w'ibintu yamuguriye urashaka ko boyfriend wawe gukorera kandi boyfriend wawe ntabwo birashoboka kandi byukuri boyfriend wawe arya rimwe ku munsi arya rimwe ku munsi ari mu bana oya hari ibintu bita kurya hari ibintu bita kurya ubundi gusamura kera babyita ngo gusamura kwera ari mu gitondo ariko dusamura na saa sita ubwo mu gitondo waryaga dukeye na saa sita turasamura bro nitungana gutya nudusamusa bora abajene bazi ngo barakize kubera ngo ngwanywa ngo icyayi ngo n'umugati mu gitondo iyo ntago ari prime mu gitondo nuko imana breakfast ntago ari umugati n'icyayi mu gitondo hari ubuntu mutazi bita type croix moutarde hari ubuntu mutazi bwinshi cyane bwa mu gitondo ese ubundi breakfast yawe bipanze gute tonali mbere yuko tugaruka kuri iyo yisho yagiye kurya ubusa ndayireka kurya ubusara bireka kugira ngo cyambeshye breakfast iyo nta kintu wirirwa cyawe ntabwo njyana iyo nta kintu ariko breakfast yo kugira ute mwana iyo ufite cash no si ari saa sita nta kintu uriho iyo ufite cash breakfast ntabwo mbimenye ntabwo mbyuka ngenda kubaza iyo ari saa sita ubyukira rimwe mu masasi iyo mfite amafaranga se wambona he mugana mfite amafaranga yawe oya bre ari saa sita nta amafaranga afite abigenza ate nabwo arabwirirwa egura saa sita zaryarize zamanywa last time ese ubundi ibi bintu mubibara gute mwebwe kumenya mukiri kera mwana twe ntabwo tukira ku masaha tureba kuri gahunda urya saa 9 ukarya ndiye turya turiye ubu byarangiye turyama turyamye tubyuka tubyutse yego ibyo ngo kubyuka mu gitondo bro nta usebe jone ko rweshe urabizi nako abacyane abakobwa benshi se babyuka saa 5 za nijoro saa 10 itaryama maze ko nuko nabyuka ariko twara akabyuka ageze ahitabyuka agenda ibintu byose biba ari twebwe mu bishiraho ase ni bibi neza byuka saa 5 n'umurozi abagiye gucuragura se n'umurozi ukora nijoro ni ikibazo abarozi barumiwe abacuraguzi barumiwe abantu babivanzemo abacuraguzi ubundi amasaha bari bazi ko bagiye gucuragurira bahagere bwo dutashye ratwe ngo amasaha bayafunguye da niko bayafunguye tugiye kunywa nta kibazo ese tona mutambeshye muteganya nko urumva tonalite we ni aracyari muto yambwiye ko akiri muto ngiye mfite imyaka 12 wowe atona utazatuma bamfunga ufite imyaka y'ubukure urengeje 18 oya ntabwo gitandukanye imyaka sha iyo y'ubukurira hari n'imyaka umuntu afite no se ntago muri gereza sibaze ngo umuntu ufite imyaka ingahe akubwiriye amaze muri gereza hari no tumaze rero umuntu ababaze mu busingo hari n'abafite imyaka 2 erega imyaka iratandukanye hari iyo maze mu bunyamakuru niyo 12 ntuzari iki egora Gikazi ubundi wowe utambeshye uteganya nko kuzabyara mu gihe kingana gute muri myaka 10 iri imbere 10 uzaba ufite imyaka ingahe ubwo 35 kandi ikibazo cyawe ngura nabenga nabi mbajgunye nduba reka da Jagika nk'umusore ubundi ukunda asabwa icyo abameze ate ariko Gikazi nawe inyogosho agomba kuba ari yo mpamvu adasaza nyizi hashize nk'umwaka afite inyogosho nuzo icyo bitwaye nibindi boyfriend wawe turamukemanga boyfriend wanjye je ntawe cyo muhenda Nari yaravuze ngo gutereta Kigali ngo ku musore ngo birasaba ko twiteranya turi nka 5 kugira ngo duterete naga koperative ngo ni kimwe nawe urahenze kandi nabwo je simpenze ntabwo atubwiye umusore ese ni menda ikiburi nibi ese urukumwiye kunywa fanta wagize ngo ni wine ushaka kuyingwe se ko ntayigura avuze ukuri nkigurira Gikambwira umusore ushaka ameze ati nta tonalite ntiwamukunda Jesa tankunze yakunda oya uva mubwire nje manishakira umuntu amafaranga nabindi amafaranga se narayabuze murakoze urafite se kuyeguka yansubiza yegura
wese urambitsa niba ukuyaguha ntuyagumane oya tonalite nanayo nyene ubushaka kuyaguhereza oya bre nanayo nyene pe najyana ubushaka kuyaguhereza kuyagumana umuntu ndemera umuntu nyine rega ntabwo wayagumana buriya nta uzashunge ahantu hose hinjiye ikintu hagomba kugira igisohokayo niba ari amafaranga yakwinjiyemo ugomba gusohokamo hari ibintu bigomba kugusohokamo je na relationship byaza biri liquide byabaza ari solide cyo koza wenda munakire ko dukorana imishinga yego wo gukorana imishinga we namwemera pe oya dare mvucyo nakuru ariko ntawe nyene asubwo nihe mishinga mwakora benshi rega bakora imishinga yo kwibaruka wanje nawe nyene ujya kunyibakisha kakanya nese nageze kuki byaranze arakubwiye ngo mazi imyaka nkingaye mu mihanda uyu nguyu je breze ndi kukubwira ngo nta mafaranga na cyangwa buretse n'amafaranga ahantu hose hinjiye ikintu hagomba kugira igisohokaye rero amafaranga yo yinjiye iwawe hagomba nawe kugira ikintu kigusohokamo mugoze ni iki mbizi murakoze ese tonari wowe ubundi utambeshye yego gikaza urabona ari type yawe nyine ari babakobwa bakunda se sha Kigali n'ibyo bya type mu bikura ibyo bya type nibi type twagiye mu by'amatype umukobwa umwe nigize ntirete umukobwa umwe ari umwe wenyine ntavugana n'abandi none se buri kubuto ndacyameze ndi kurya byagira nta muntu yigeze byakumari uburuga bundi hari no kugira umuntu gutya ku ruhande kamufite ku ruhande ibyo bya type rero type se sha ese ntago bizakurura ubusambanyira none se bwa mbere bwo ntibwabagaho kandi buriho erega mugira ngo ibintu biri mu bantu gusa ese gika ntumbeshye ejo bundi nabonye ikiyoni kiri gusambanya imbata bitamvuga nti mubyihore kuri ikiyoni cyajyaga kiza ngo kije gutwara intuzi bisiga bije ngo mu nkoko ngo bije gutwara bisigaye bije muri gahunda kikamaruka kikakubitaho kuri kigasanga inkoko kazi n'ibindi bintu aho kugira ngo cyitware kikayibangurira kikigendera ibi byera ko byari iki sebende nebende babyara inkoko y'imetisi erega ikigaruka cyarashamana barakivuga ariko guca mu ijambo komeza uvuge inama watangaga ndewe nama bwoko ki ngabahungu ngo mwapanga projet gusa ngo nta kindi kintu nyeneye ko muri iyi minsi relationship nabambeshye erega ni buruna kunana ufite ikintu bageze mwemwirwa mwipanga ibitendo mutabasha ariko ibyo bageze bakunda byo wagize ariko kugira ngo ukundane umwana w'ikigali uramuteretesha nta kintu ariko bigira mwigize byo gutereta n'ibiki byo guteretesha kirahanutse nyine abatipe b'ikigali mwebwe mwanze kwemera urumva ko mukennye mwemwemera ko mukennye nose gutereta nose ni business tugiyemo shereka nkubwire bre barakennye pe majority barakennye abatipe bafite amafaranga shaba ari n'abakennye cyane je none niba ari ibintu bandoze sinzi ngira ngo ibintu bandoze nihura n'inyatsi gusa ubwo rero nyine ureba nabi ugomba guhindura niba ushatse kuvuga ko tonalite mwawe ari iburyo zahani ibumoso wasanga umusore w'igikundiro nkawe mugomba kuzakundana mukatandukana gutaye mu rwabayanga bumuhaye iyo saha niba mukunda reka tureke jokes njyewe cyo nakunanye no mu diaspora da afite ikofi nyuma yiwe ngira ngo ahubwo yarandogesheje nose mu diaspora n'inyatsi gusa inyatsi kunyatsi ariko nanjye umuhungu muheruka gukundana no mu diaspora cyangwa nawe oya no umunyarwanda wamugaye iki se wamunenze iki oya ngiye gusa byaranze sibibaho ko abantu barikana yego ariko nyine uri kuvuga ngo yari inyatsi oya ntabwo ari nyuma ya nyine okay nawe yari n'inyatsi kwanza reka none mbibwira ariko se shu wowe wamuhaga iki uri kumva wowe wamuhaga iki wari uzi twarumvikanye iki abantu uretse ko no ntabwo turibuze kumvikana nawe uzi umukobwa duhura mu kiganiro ngo mwicareho none uramubonye yo ko mana ngiye kujya iphone igira ibivuzo reka mbanze nyegera nkwicareho hari ikibazo se aje kwigira Davis ati yicareho yaje mo kwicara mushobora kubashinza inda ntazi kuragiyemo uzi ko ubona abasore benshi abahungu barago umutipe arago ateye inda bamubekera bari victimize no oya ari n'umutipe abantu bari kumhamagara muganga ushira ngo nabuze ikibadaga iki bamubekera ari mu kibada ajejo oya ari mu kibada bakamuhamagara ngo ngiye ngumva ngubwire ngo ndi ngo nabuze ikibada akamubeshya akamuzengereza akakubera ese ubwo mu bamushaka iki amafaranga ayaguhaye ukanayaguramo kotegisi leta uvugishwa koga n'abana babiri rimwe na rimwe bazi uri guhangayikisha umutipe gutyo kandi uzi kumubeshya erega ikibazo mugira ngo dufite amafaranga ase mugani niba twarangije kwiga rimwe nk'uko twarangije kwiga rimwe kandi yabagira inama urumva mu buzima hano tuba twese leta ni imwe uburyo bw'imibereho ni bumwe ndugu yangu ntabwo kuri ubu ngubu ntabwo umukobwa ngo amahirwe umusore afite umukobwa ngo ntayaga afite twese amahirwe arangana samutayime baranabafavoriza
bakajya kwiganira amashuri arenze yacu ku manota makeya ukurikiranyije natwe noneho ukumva umukobwa badushyiramo imiyaga myinshi babashyiramo imiyaga myinshi ukumva umukobwa ari kuvuga ngo nkundana ngo n'umusore ngo w'umukene nari mututsi kane gutukana bahita dukubita indi warning none ugasanga umukobwa ushaka umusore ko y'amafaranga utafite egora oya mbe mbabwira ko to muri condition zimwe nyereka mbagira inama abahungu kufite siko na nyoko abakobwa baranyica ese ubundi koko tonari baba baguhikiwe kubaha amafaranga ndabizi se abahungu abakobwa baranyica ko abakobwa babeshya cyane ariko cyane ubundi umukobwa nimba unamutereta umufite ikintu akubwiza ukuri wenda ni nka 20% mu byo muvugana byose ibisiga bakubeshya shacho kora oya hari umusaza nigeze naka inama inama nkubwire umukobwa arashaka kukubwira ngo for example uko phone nayisize akubwira wari kunyereka urugero wari ugiye kunyereka urugero akubwira ngo ndyamye mu rugo akubeshya nkaryamye mu rugo kandi aryamye kwa boyfriend ndyamye inyuma y'iniga uri kumva oya ni kuri chat ariko byaroroshye uri kumva kubera chat yaranabyorera akakubwira ngo tuvugane ngo narwaye umutwe n'abahungu murabikora please n'abahungu murabikora oya twebwe ntabwo tujya tugureka mu bwizo ukuri ku kintu kitwa abahungu ariko nyine reka mbagira inama ubundi mwabaye mwifashe ese urase ngura karuga to kubahungu buriya mu bintu bitabo mu gufekinga nta musore wa gufekinga nta musore wa gufekinga umwaka ntabwo iyo gukunda bagukunda ariko ikibazo cy'abakobwa arakureka njye abahungu ni nanjye wabona n'imyaka 20 irashira ntabwo babeshya njye nagize na chance buriya ndakunda none se ubu ntabwo ujya ugira ikibazo cyo kugumirwa cyo kuzagumirwa njye ndakundwa ahubwo ninjye ubivamo gutyo nimba mparara nimba naraseje dono imyaka imaze kuba nk'iya mavuta ya vaseline ahubwo ngo ndaha nawe ukumva ko ari byo nyine ni umeze nk'akana gatoye babagurira imodoka kakamupupe k'imodoka akumva ngo biraryoshye nyine ngo bamuguriye imodoka wamugurira imbunda kumva ari komanda babwira kandi kandi nibura n'umukobwa urwaye depression ni barabyakira birumvikana kuko n'umutipe warwaye depression man babibabaje attention umujama atambara atakisigari hari n'abandi bana wihoreye nk'icyatanu waretse kubera umukobwa umwe ukabona yigize ibara nako sino kwigira ibara nagutanu urumva ngiye none mfite experience nini basaza be batanu ubwo abana muzabakira muri wanyu muzarira abuzukuru turabafite bash abo ngo mu rugo ni bazima nabakoze mama nyapande bafite abuzukuru mu rugo haruzuye nebende sebende ariko nyine abahungu ndabakomeje cyangwa bose abahungu bose banyikundira ubundi bitwaye kiko ngiye ntabababaza wabatera depression nawe rega mwese muri kimwe uziko n'umukobwa wese mutangira kuganira akubwira ukuntu ngo ari umwana mwiza ariko iyo bigezemo hagati ahita akagutengura icyo kuzareka mubwira ikintu cyatumye nyine umuhungu nta mubabazo njye nta muhungu na dating ndi kumubeshya sinamuha umwanya aho waba waramaze kuba muzima byaba ari sawa cyane iyo mbona ufata imiti neza wowe iyo mbona na diru nta kintu twapanga nukuri ndakwihorera pe wegura abajene n'abantu bari ririyo cyane ku buryo umubwiye ngo ntabwo birakunda banambabarira arimo abatipe anamvugisha akabona nabyanze atazi icyo ndi kubyangira kumbe mubabaza oya mba ndi kumurinda oya dore rero ikibazo cyane ni nk'abajama bamamagara benshi telefone narayiretse niyo nitabye amamagaje indirimbo nkumva niwe ndamukupa umva mubwira shamwa n'umukobwa kubera ikize ndi kumurinda ntabwo nta kibazo ntabwo ari kumurinda mwitabe umubwire ngo ntabwo bizabyakunda kandi ntabwo mba naragize nibyo bizima none se nta rukundo ugira wumva umeze oya ntabwo ndabona uduhuza sheri reka kumushaka mu kwa mbere ndi gusaba ijambo yego ndi gusaba ijambo yego barari guhaye buriya dore ikintu cy'abakobwa bakora ngo ikintu ngo cyo gushwana n'umusore kandi ngo mu buryo ngo buri hambo ngo atagira ngo namuteye indobo ngo cyangwa ibyo nibyo byica umusore nk'ibya nyuma uvuga uzi umuntu ukunda iyo umuhamagaye akakwitaba nka rimwe gusa nibwo atishatse ndi kuboneka ndakuvugisha mu kanya uhita wumva upfuye ariko umuhamagaye apana kugukupa kuko iyo umukupye agira ngo urahuze uri busy agakomeza agahatiriza ariko umwitabye ukamubwira ati umusa shani kubona ushobora kuba ushaka gutereta ariko ntabwo byakunda ako kantu ni keza ako ni sawa cyane nosi yakugaruka impande no ngiye maka arakubwira tondokeye cyo koza nanye mfite umuco wo kudakana kwihorera ngakwihorera ukabaho nibyo bibi rero akwihorera n'imyaka nibyo bibabaza umusore rero nakongera nakuvugisha ukavuga ngo uziko biri bukura nyine niyo kibazo ejo bikabyuka byanze nose kuvuga ko ubundi nakubashije ni wansubije abasenzi wewe umusore ukunda ninde nuwuhe kugira ngo twumve cyema nshaka umuntu n'ifaranga ariko kuko nka tonari turamubenze biragaragara nose amafaranga wagiye washinze business washinze business niba ushaka ikintu cy'amafaranga none se nyine nta umuntu wanga amafaranga nose n'umusore ushaka kumugira business man ibyo bintu byihorera wowe ushaka vuga ngo nyenye umutipe w'umukene nge ntaho twahurira reka wowe wakize ese ko kandi deja ndi boss nese ni buri boss ushaka gikazi hagezweho ko mbere umusore
yabaga ari provider ari we ufite cash aho umukobwa yabiba amasalo y'ibiki ubu hagezweho ko abatipe ari bo bari gushaka abakobwa bakiza uzemera kubashuga mami noye sinabyemera ku myaka yanjye kubera iki ndabyara sindashaka ngo byange ntaki nta niyo urakuramo inda wamenye ko ngo ama poste de santé niye bemeye ko ngo oya ntanda inda gukuramo centre de santé zavuye muri kera bitaremerwa oya ntanda giraga ejo byari Nta n'akanini wanyoye. sinzi hano nabisoma erega ibintu barabyoroheje hari abantu bavuga ngo ntibariba ngo ntibariba ngo pornography kandi muri telefone afitemo video za Baritazari ngo ziriya ngo ni amakuru ngo ntago ari porno ngo ni amakuru oya sheri ngo ni amakuru mfite mejo bundi ari kumwe na mama turi guscrolling muri telefone banguye kuri Baritazari muri telefone mu mama byanjye ndi kumwe na mama. na mukecuru niyo wajya nayo wazisanga ntabwo ari ntabwo wayibonanye mu mama Ni bombe. narisobanuye mba njya no kumwereka ibinyamakuru byabyanditseho kubwira ni inkora mu byatugiye bya YouTube bashaka inkuru kuririza inkuru aragiye nagende bashaka inkuru byose ni ibirenze ariko none abakobwa rero usanga bavuga ngo ntabwo yakuyemo inda kandi yaranyweye akanini yakanywereye iki asha mukobwa utarakamweye ninde ubwo rero ninde utarakamweye nawe utaranywa ninde utarajya muri farumasi agura karaka nawe utarayikuramo umaze rero kunywa kanini nk'inshuro zingahe inshuro ntabwo wazibara si nyinshi ni nk'imwe cyangwa ni imwe ntabwo sinibuka neza ni ukwanga kugira kuko ndi mukuru ariko ni nk'imwe bivuga ko uri umusambanyi urumva aramubwiye ati kuko ndi mukuru nakamwe nagiye muri piscine mani ndikeka please wa mugani nagiye muri piscine koga mani piscine rero sinjye nyikunda piscine iyo nagiyemo kubera none abantu bakora bogisa kuki bakora bogisa zikweduka bagiye gukora bogisa zimeze nk'ikubuye zikujya tetse kuko njya muri piscine sishobora kuvamo kubera iki ninjiramo sisongaga mariyeri agahita ambwira ati musura urumogi kubera ibintu kuva mu mazi barari byinshi cyane kikunyuraho gutya kikaraga gutya ngo bagira ngo ubwo bw'umayodopi uramureba abanyashi bikaguca noneho rero mariyeri ako nyashi kubera cyangwa ngo bazikunda we ase ubundi tonalite ko wambwiye ko ukunda abakobwa bafite nyashi ubu nka gikazi wa mukunda nta nyashi ntabwo nzi type ari nyashi nge nkunda umuntu Yendi gutya nyashi iyo ndebye umuntu ndamukunze iyo nkunze umuntu mba namukunze gutyo gusa cyaza nanjye nikomeza ako kibazo nyarye Nta criteria amaso yanjye rwose banza atareba bro sira ryanjye nk'umujama mupofoka nkumva namukunze nasaze nose nk'ubu bavuga ko wankundiye na kandi nigeze gukunda oya butonalite wa mukunda wankundiye we twihorere ariko umva arigenda nk'umujama avuga ngo byaciye byaje bite siko rigenda niga amani abatipe namwe muri masikamu nyinshi oya Aisha niwe wigeze kwifata nuko yasabye imbabazi akavuga ati sinabise amagweja cyari igihe kigezweho tonali turabona wamugeranya nihe nyamaswa baya ari nyamaswa nanjye ndahita nkugeranya ninde wahitamo mu nyamaswa oya ntacyo ushobora kubona nka Emilie ugahita ubona afite inda wenda oya Emilie ateye neza ntacyo arangana noneho ugasanga nka tonali afite umutwe w'impongo ateye neza nanjye natera neza nyine ukuntu ateye oya arabiva kubwira ngombwira aho yabanza umugereranya oya ntacyo tonali wegereranya ukuntu abonye gikazi wamugereranya n'ingweba wamugereranya n'ikihe gisi ni nk'ikirara sinzi agakoko kiruka cyane karabagenda wowe ratavuga rata ushaka kugereranya n'iki ngo nawe sinzi akantu kiruka cyane karahari ariko isha se isha oya akandi kaba ari kagufi cyane kasongo oya sinkaze gukora kubivuga ye nashimwe nashatse kuvuga nimba ari tiger nimba ari igisi nyinshi tiger ubwo zujaze kwegeranya na Ben oya muravuga aka kanya urukara rurakongoje urumva nawe ngo musa ngo na madamu wa ndarengana mugiye kwifuza kurakwisha no kwifuza tonalite urabona bari nk'akaye gasimba umurebye ahubwo zacyo bitwaye niyo bavuga inkende cyangwa icyo bitwaye gasita mu Rwanda twubaha inyamaswa gasimba gasumba gafundi agafundi gasumba gasimba ukabisubiramo kenshi uhita ugwamo ukira amagambo gikazi baraye bafunguye ngira ngo RDB n'izindi nzego zibishinzwe bemeje ko tugiye kujya duparinga kuva kuwa gatanu kugeza ku cyumweru amasaha 28 babyakiriye ute nkawe usanzwe ukunda utubari njye nkunda utubari oya ntago uri umuhost koko nayo mbyitiranyije abakobwa benshi ngo basigaye ba hosting
ubundi se ni akazi ghosting ni akazi hari abana se ba hosting wose muyango urabona ari mubi cyangwa abaye hari abantu babikora ukabona biri professional n'abantu ubona wose keza te risky urabona mwaye oya ari abantu babikora ukabona ni akazi ariko wose hari n'abandi ubona basa nkaho babyitirira ngaho mbwira ababyitirira twumve oya nawe na mentioninga ariko hako nk'ahantu muyango ya hostinze kamemu nawe wumva ko ari izina ry'umuntu ariko kujye ukabona umuntu from nowhere ngo ngende kazi ya hostinze ngo gikazi na host ibiki nda hostinga se n'indunze ese ubundi ghosting icyo bivuze arono no kwakira abantu sinyana no kubimenya urabakiriza iki surinde uruwe ere kujya uri ufite nibyo wakiriza ufite n'uwe saka bari nikaba karimo ibyo kunywa icyo usabwa suko biba server abantu bose bigize aba host cyoza nabonye atari akazi peke cyetse abantu babivuga hosting uvugana n'abanyiri kabari cyetse aba public uvugana n'abanyiri kabari ukazana aba public figure se nibiki no se umuntu public figure atabihize uyu yavuga ngo ubuse ni wambaye badge ya Gikazi TV show yes nka Gikazi TV show ishobora guhosting ibi ni ibyanye nyine ngewe apana kuvuga ngo ngiye ngo ndi umuhosta from nowhere nta n'umuntu kuzi ku isi no muri quartier wanyu ngo ndi umuhosta nese wabyakiriye gute bavuze ko 24 mugiye kwiyemererwa munywa tumwerese ariko gahunda ngikurikizwe ikiza cyanje sinywa cyo kuzanya kino umwana w'imyaka 18 uri munsi ya 18 aho ngiye manumva ari nka 20 ntiyemerere guhabwa icupa mu kabari cyaza nka 20 nka 20 munsi yayo nago ari byiza akibyana birahari bifite na 17 na 15 bimwe oya genda ibyo bintu vigisha urabizi wazamunyeretse se nkatungira ababishinzwe hagatoki ntido ati aba mwana se bro nabizi ni wabivamo ese utambeshye ubundi watangiye ariko nta nubwo mwari mwambwira icyo kintu cy'amasaha we na tonality igishi oya mu byukuri 28 murabizi ko kuwa mbere kugeza kuwa kane gufunga utubari ni saa 8 kuva kuwa gatanu kugeza ku cyumweru ni mu gitondo ntago bazajya bafunga ni 24 hours urubyiruko babyishimiye first of all bose abatuziranye state bazujuje ngo mu yandi makuru tonality tuzongera kumubona mu biganiro ra ariko wamubona yesi kandi abari yo bet gatirere cyose uzajya umufatisha saa 10 mu mibyizi biganiro bihe n'umuntu twaje twabaye reka bafunguye ejo nese wabonye ataje gukeye yegora niwe wadu si bombe ni bombe ya niko no mbwira Gikazi karame mwabyakiriye neza cyane ubundi utangiye gukundana ufite imyaka ingahe bitewe n'ukuntu experience ufite kubenga ikindi n'indoro ureba igaragaza ko hari ukuntu wamenyereye abasore namenyereye nagutinya abasore cyane yego akunde bangagira isoni niyo mpamvu navugaga ble namwe ni mugakabye ni gute ndeba umuntu akabona yuko watangiye gukundana ryari mfite 20 umazemo imyaka 5 ukundana n'umuntu umwe cyangwa uvanga kandi abandi ngo yarabonye ngo nta kigenda ngo rizaba habura ngo ni bahabura ngo yakundanye no mu diaspora ngo mukobita inoti ngo baramutwambuye akaba diaspora ni neza nta mu diaspora meruka cyaza nongera kumubona uzamurambaho muzabibona muzabimenya nako ba diaspora se ko babeshya batereta tukabarongora diaspora ko nabo barabeshya ariko ko nabonye hari abakobwa b'abanyarwandakazi bari romantique hari umunyarwandakazi ejo bundi waguriye ari mu Rwanda umugabo wabavuye hanze aje amutumiriza igicupa cya Hennessy rwose akigura sheri nuko baba yafite we nta kintu uriho areka abakobwa areka hari igihe abantu bajene bo hanze iyo baguriye abakobwa ngo nk'iyo Hennessy bagira ngo nuko ari abakobwa ngo nicyo muciye kandi natwe baraziduha oya ratanarwa ni ibyo urumva rati abajene amafaranga afite nayo kwifata nka kwatsa unyatsa gute utariho no ubu nakuzura twarapfuye ubuzima dufite ni buno buri simple nyine buno bwo kwibesha tonari warapfuye sha uzariho muje no mu Rwanda arakennye ariko ze mugane nk'abakobwa bashaka amafaranga katwigarukire ku bakobwa wa tonari we banza usubize warapfuye ni wowe wavugaga ngo nago waba resurrection ngo namuzuko uyu mudadani wavugaga kare ngo ashaka umusore ngo amafaranga nashaka byihore ni nk'amafaranga ngahe yakuzura mugari ngewe ahubwo vuga ngo yenyenyere ese Gikazi nawe yarapfuye ni nkaye mafaranga niyo narapfuye vuba ko yapfuye kera urumva ngenda namenyereye ijawe ariko yakama ntabapfuye rero ntabapfuye se mara ubuzuru bw'iryo wow ko bizicyuye ibiki byabizicyuye komeza ikiganiro Gikazi ko ufite ubwoba bw'icyuye ndega nta mukobwa yakubona babizicyuye se babigaragara naje kwitasha bujana oya rero ko kubira icyuya ryari nabaye muri gym nagiye bire ndukora wari wenyine muri gahunda agira umutrainer ni muri sport muri gym n'ibyari oya reka muri gym ni mugora ndimo muri gym
ibindi Tonali yego reka mbashimire ariko ubwo bajye kuri Gikazi TV show subscribing on sharing so arabikora yabikoze cyane nabikora azo two twavye afite amagambo yagiye nabikora rwose Tonalite kandi ubona ki afite yagiye hese nabikora nuko yigira ikibazo wenda bizi ariko se niba ari ariko Tonali ufite telefone banzu subscribing nabikoze nabyo wakoze urabeshya nose sinabanje gusacinga cyagiye tugiye gukora narerebyeho nahise mbikora nabonye ari sawa mugiye mu subscribing no mukobwa yabonye ari sawa umukobwa witeje imbere she's good nacyo ari beauty erega twebwe byanyu kubona kuri YouTube nta bintu muvugaho bindi nta bwenge nta bindi muvuga twebwe icyo zo kureba umukobwa afunguye cano no kureba usekute usute uko tuba tubizi ntabwo yivuga byanaza nta nkuru ugiye gutubwira ngo ibintu bavumbuye neza se ko nta kintu kizajya uva ubwira nta birebye ibyo wabonye ibyo avuga ubona na yambonyeho ndi kwisekera gusa nta n'ikindi kintu cyadanye ni nacyo cyanza naho giyewe reka ni benshi baza n'abantu nakuzaniraho yo bose nta habe n'umwe uzaza aje kureba ibindi ngo by'ubwenge azaje kureba ko nasetse no kureba ukuntu usa ukuri kuvuga ibyo ucishamo n'akantu uvuga uti abasheri bari kundeba aho hari umuhungu ufite depression wenda gupfa uburyo mwita sheri uzi kara ka message ka MTN aho ko MTN ifite marketing manager badanje ngo turabakunda bakikaguherereza ngo bakunzi ba MTN bakiriya bacu beza ako yo nirese MTN karabaye nawe ugishira makana ujye basubiza ariko bati basheri banjye kibazo zira message nago bazisubiza bishoboka yabasubiza barabahamagara bafite ko umukobwa kumwaka nimero ese Tonali wamenye ko utemerewe kwinjira muri Zion Temple kubera iki kubera izo deshiriza twanyutse gitwaza yazanje cyo ko umusatsi wo nta kibazo abyiyorere ariko ngo ababaye miri babara azinjira imitima iri deshire ninga bya bintu mutubari bibaho ngo nta muntu gwemera no kwinjira mu icupa icupa badashaka ko winjira namo nirifatika tukinjiramo twanyweye dirire kugwa rero nagitwaza ribavuze ngo nta deshire zinjiramo hariya imitima iri deshire ako rero mu bamwana kabije reba nka deshire wambaye imitima iri deshire yaramena kugaragara sibyo si umujyambere se nta kibazo ariko ngira ngo icyo yabivugiye yavugaga ko ngo umurimo w'Imana abacuranga ngo ntago yemere kwinjira gutyo amadrede ibi bintu by'amaherena nasibera umurimo w'Imana nowe era umurimo w'Imana nowe izo instructions zose erega no Imana sizi bizaba ibyabaye nibizaba byaba byaraje muri amategeko 10 yahawe Mose yega okay ntukajye mu Imana wambaye deshire rero niba zari zitarabo kandi yari bizi ko zizabaho Gikazi ariko cyakanye n'umugabo ufite amafaranga ikote uzaba mafiya bambara amakote ubashaka kutito twamba amakote bita bameni Kigali uzaba meni bambara amakote y'amafiya bacuruza ibimogi bambaye ikote basa neza no ikote ntabwo ari ntuze ntabwo ari yo kuri perfect ntabwo ari kimitsi cyo kuri perfect habe na gatoya abajura barimo ni benshi numvise hari abajura n'ubundi ribu yigeze kwerekana bambaraga neza cyane warabyukaga bakambara udukoti deshireho nakana kora ariko nsina najyaga n'ubundi ntacyo bintu nkwaye nabakumire ntibakageyo ese ubundi ugira idini nsengera hafi yaho naraye Gikazi nawe nkubashije nti uramutse ushatse umugabo nk'uko wabyifuzaga ugwa ibyo ushaka byose ufite amafaranga ariko akajya gukubita ankubita naguruka ko Teta Sandra wizo yigeze kujya mubomora kamukubita byatanda yaje i Kigali rwose afite ibiguma yego wabigira ute wakwemera ukarugumamo wakwahukana nubwo narugera mu rwo ngurwo kubenya kandi yagukocoye byanarangiye nubwo gukubita umugore ari icyaha ntabimenye nyine keretse mbimenye nyuma yo kwiyongeza ifite yo gukubita yo kurwana ariko nta mbimenye mbere kwanza uzi turi no muri relationship tukidatinga tutarabana ukatinyuka no kungirana gutya biba birangiye nse ubushaka ese shobomba ushaka kuzashaka ndashaka sheje nose wataye iki uzabashaka iki ngombwa ngo hari icyo mbe narataye nuko ikibazo byose bishira muri blague ariko gusa ko ntago ari blague nzagira umuryango mani why not ase umuryango ni ikibazo ntawe ufite subu urabisi se kubyara cyane nisi ko mama yambyaye Gikareka ngushimire shimire Tonalite ubwo Gikazi TV show niyo mujye mukore subscribe share likes n'ibindi byinshi ubundi Gikazi TV show iri kuri Instagram iri hose no kuri Instagram yanjye biriho ahantu hose no kuri TikTok no kuri Facebook hose no kuri Facebook kugira channel
oya mfite channel ya Facebook ibaho nayo ibaho simbizi njye mfite inahemba kurusha YouTube Erega na WhatsApp igira kabari yonjawe Facebook WhatsApp channel nayo gikazi Instagram gikazi 04 ibindi nkibyo alright reka mbashimire cyane murakoze cyane namwe ciao ciao